Icyitegererezo cya Kristo. Petero wa mbere ibice 2:21. Kandi ibyo ni byo mwahamagariwe, kuko na Kristo yabababarijwe akabasigira icyitegererezo kugira ngo mugere ikirenge mu cye. Intego ya mbere yazanye Yesu mu isi ni ukuducungura ngo adusubize mu bumwe n'Imana umuremyi wacu. Intego ya kabiri nayo ikomeye ni ukudusigira icyitegererezo cy'uko abana b'Imana bakwiye kubaho muri iyi si. Yesu yabaye umuntu nkatwe, aravuka, arakura, ahura n'ibyo duhura nabyo byose muri iyi si. Umubiri yari yambaye warababaraga, ugasonza, ukananirwa nk'uwacu. Satani yabibonye atyo yiyemeza kumugerageza ngo arebe ko yamugusha nk'uko yayobeje abari mu isi bose. Bibiliya yera ivuga ko Yesu yageragejwe nk'uko twese tugeragezwa, uretse ko atakoze icyaha. Urupfu yapfuye rwari ruteye isoni kandi rugayitse cyane, ku buryo Pilato byamutangaje kuba uwitwa umwami afatwa muri ubwo buryo. Yesu yanyuze mu mibabaro yose tunyuramo, amenya ibibazo byose duhura nabyo, adusigira icyitegererezo nk'umwana w'Imana cy'uko dukwiye kubyitwaramo. Hari benshi cyane mu rubyiruko bajya bagira abantu bafataho ibyitegererezo, kandi ibyo ni byiza iyo hari ibyo ubasha kubigiraho. Ariko ni ngombwa kuzirikana ko utarigeze inenge ari umwe wenyine, ari we Yesu Kristo. Abandi bose twagerageza kwigana bafite inenge n'intege nke zishobora kutubera igisitaza cyangwa imbogamizi mu iterambere ryacu, bigatuma tudindira. Niyo mpamvu amaso yacu agomba guhora areba Kristo Yesu, kuko ari we cyitegererezo cyacu nyakuri. Aburahamu yabeshye atinya kubw'umugore we. Mose yapfuye atageze i Kanani. Dawidi yatwaye umugore w'abandi. Petero yagize uburyarya agarurwa na Pawulo. Buri wese mu bakoreye Imana mu gihe cya kera ndetse n'abariho ubu afite intege nke zidashobora kumwemerera kutubera icyitegererezo cyuzuye, nubwo hari byinshi tubasha kubigiraho. Yesu niwe rutare twubatseho, niwe foromo Imana itubumbiramo ngo tumere nk'uko ishaka. Iyo umuntu amaze gukizwa atangira urugendo rwo guhindurirwa kumera nka Yesu no kugenda nk'uko yagendaga. Bamwe barudindiramo, abandi bakaruvamo, ariko abatumbira Yesu buri munsi nibo babasha gusa nawe. Ariko twebwe twese ubwo tureba ubwiza bw'umwami, tubureba nko mu ndorerwamo mu maso hacu hadatwikiriye, duhindurirwa gusa nawe, tugahabwa ubwiza buruta ubundi kuba bwiza nk'ubw'umwami w'umwuka. Abakorinto ba kabiri ibice 3:18. Ubwo nibwo bushake bw'Imana kuri buri wese. Gusenga. Mwami Yesu, ndashaka gusa nawe, shoboza kugutumbira buri munsi kugira ngo nkwigireho mbe nk'uko ushaka. Amen.